Yesu ashimwe cyane. Imana ibahe umugisha. Turi mu mwanya wo kuba imbere y'Imana, turi mu mwanya wo gusenga, turi mu mwanya wo kwiyegereza Imana muri no minsi. Iyo mbonye akanya ko gusenga no kwegera Imana ndagakoresha cyane, kandi manumva na buri muntu wese namuhatiriza kugira ngo abane natwe asenge ajya mu ruhande rwacu. Gusenga no gukomeza nsenga igihe kinini, iminsi myinshi, nabyigishijwe na mama umbyara, kuko we yaradusengeshaga inshuro nyinshi tubishaka tutanabishaka akadusengesha. Byangiyemo rero ku buryo iyo mbonye akanya kose ndi libre, ntafite ibindi bintu ndi gukora, ntafite akazi, ntafite ibintu bimugisha, ngewe njya mu bintu by'Imana ngasenga. Abadukurikiye rero ndagira ngo namwe tujye tubinjiza muri uyu mwanya dusome ijambo ry'Imana. Twatangiye gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo rijye ridufasha Bibiliya tuyumve, kuko hari igihe bitugora gusoma ijambo ry'Imana. Hari igihe abantu bafite akazi kenshi batabasha gusoma ijambo ry'Imana, batabasha kwinjira mu mwanya wo kubaha Imana no kunezerwa. Mfite umwanya rero, Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo bene data dutangire abakurikira IMPUHWE TV, haba kuri WhatsApp group, haba kuri Facebook, haba kuri YouTube, n'ahandi hantu hose munkurikira, ndetse ngewe Serene na nziza muri no minsi mfite akanya ko kubana n'abantu b'Imana, ko gusenga, ko guha Imana icyubahiro. Ndagira ngo rero twinjire mu mwanya wo guhimbaza Imana no gusenga Imana, kandi dusome n'ijambo ry'Imana. Tugiye rero kubanza gusenga Imana, hanyuma turirimba akaririmbo kari kumfasha muri iki gitondo. Turangiza turasoma igice cy'uyu mwanya, igice kigiye kutwinjiza mu ijambo ry'Imana. Twatangiye gusoma Bibiliya hamwe nanjye, tuzajya dusoma uko dushoboje, nta kitwirukansa. Yesu yaravuze ngo kumurikira ntabwo bigoye, biroroshye, ntabwo bivunanye. Gukurikira Yesu biroroshye. Niyo mpamvu rero tugomba kubyoroshya tukabikora uko bishoboye. Ntabwo najya ngo mbabwire ngo nzajya mbasomera, kuko hari igihe mbona abakiriya nkajya gushaka n'imiya, nkajya gushaka n'amafaranga, icyo gihe nkaba nafite umwanya wo kuba nakomeza gukora ibyo gusoma ijambo ry'Imana. Ariko iyo mfite umwanya ndawukoresha nkegera Imana. Yesu abaho umugisha. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tuguhimbarije kugira neza, tuguhimbarije kukiranuka, tuguhimbarije ko uba mu byacu kandi ujye utwiyereka. Haleluya. Turagushimira, umukunzi mwiza, uragakiza, utwitaho. Mana, uhabwe icyubahiro. Uyu mwanya turi imbere yawe, turinginze kugira ngo udufashe, turinginze kugira ngo uko dusenga, uko dusoma ijambo ryawe, Umwuka Wera aganire natwe. Kandi Mana, muri ano masengesho tumazemo igihe guhera mu kwa 8 dusenga, twegera imbere yawe, tubana nawe, tukaba tugize mu kwezi kwa 11 dukomeze dusenga, twegerana nawe. Hari ibitangazo twagiye tubona, hari ukuboko kwiza twagiye tubona kwawe Mwami mu bintu byacu. Niyo mpamvu dukomeza kuba imbere yawe kugira ngo ukomeze kwigaragaza no kwiyerekana Mwami. Turagushimye, turaguhimbaje, kuko ufite gahunda yo kutugirira neza kandi no kubana natwe. Kibora no gukomera kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amina. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana. Hano ijambo riri muri ngewe, ariko mbere yaho tugiye kubanza mpimbaze Imana mu karirimbo ngo nabonye umukunzi mwiza, byose arabishoboye. Imana ishimwe cyane. Nabonye umukunzi mwiza ni indirimbo y'115. Hano hafi ya umupiyaniste, ndagira ngo amfashe turirimbe iyo ndirimbo yo gushimisha 115 ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Nabonye umukunzi mwiza. Haleluya. Sinzi nawe niba warabonye umukunzi mwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, kuko yatubereye umukunzi ikatugirira neza. Haleluya. Nabonye umukunzi mwiza, yorankunze namuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe, izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose.
ngenduwe nawe no wanjye kugeza iteka. Jyewe nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiri yaranguza mu bugingo, nawe yaranyiha. none ibintu mfite byose ntabwo nyibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucu. none ibintu mfite byose ntabwo nyibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Oh, haleluya! ibyo dutunze byose ni iby'uwo mucunguzi. ubu buzima dufite ni ubw'uwo mucunguzi. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu ni nziza, Imana irakiranuka, Imana itwitaho. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Kumuhanga amasiteka bizanyiza intege nke, shira ubwoba shiruhute nyuma nzataba. Oh, shira ubwoba shiruhute nyuma nzataba. Oh, shira ubwoba nyuma nzataba. Jyewe nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe rero niwe mujyanama wanjye, ni undengeri. nakubaho nta n'urupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none n'abizaza byazananyana, nta bya none n'abizaza byazananyana. Oh, nta bya none n'abizaza byazananya na Yesu. Nta bya none n'abizaza byazananya na Yesu. Haleluya! Imana yacu ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro, kuko Imana yacu ni nziza. Hari igihe ibintu byinshi cyane bijya bishaka kuba byadutandukanya na Yesu. Hano muri ino si hari ibintu birangaza, hano muri ino si hari ibintu biteye kuba umuntu yava ku gakiza. Ariko ijambo ry'Imana, umuririmbyi wararirimbye ngo nta bya none nta n'ibizaza byazadutandukanya na Yesu. Pawulo waravuga ngo niki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ese ni amakuba? Ese ni ibyago? Ese ni ukurenganywa? Ese ni ukuvugwa? Ese ni ugutukwa? Ngo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze
yadukunze. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo twinjire dusome ijambo ry'Imana hano muri Matayo ibice 8. Dusome ijambo ibice 8 umurongo wa 18 umurongo wa 23. Tureba hano Yesu yaturishije inyanja. Uyu munsi mwene data ngiye kukubwira ngo Yesu aturisha inyanja. Imana ishimwe cyane. Yesu abasha guturisha inyanja iri imbere yawe. Yesu abasha guturisha inyanja ikuri imbere. Uyu mwanya niba unkurikiye, uyu mwanya niba uri kumva, ndagira ngo ngutangarize ngo hari ibintu biri imbere yawe, ariko Yesu agiye guturisha inyanja uri kubona imbere yawe. Ngo Yesu yikira mu bwato, ngo abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yarasinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja dukize, turapfuye. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Imana ishimwe cyane. Abigishwa ngo bagera mu nyanja. Bageze mu nyanja, ubwato buba bwinshi. Iyi si turimo ni inyanja. Hari ikiganiro njya numva, niba ari cy'umuntu witwa Niba ari Mwanafunzi, ajya avuga ngo inyanja twogamo. Inyanja twogamo no kuvuga ngo n'iyi si turimo ni inyanja. Tumeze nk'amafi ari mu nyanja. Imana ishimwe cyane. Amafi ari mu nyanja rero arya udusimba dutoya, ariko nayo hari ibindi bisimba binini biyarya. Injanga, nge navukiye nakuriye ku Kivo ahantu bita mu Mugonero, tukarya injanga, indugu n'ibintu nk'ibyo. Hari igihe urudugu rurya urujanga, ariko no urudugu narwo ifi nini kaba yarurya. Nuko nguko mwisi bigiye bimera. Mwisi rero turimo hano, iyi si tubamo harimo ibintu byinshi biba bishaka bimeze nk'inyanja. Ni inyanja nyine turi mu buzima bwacu, ni inyanja. Udahuye n'ibibazo by'uburwayi ahura n'ibibazo byo kwangwa. Udahuye n'ibibazo byo kwangwa ahura no gutukwa. Njyamo n'abantu baradutuka cyane hano kuri za social media. Iyo wagiyeho, iyo wagaragaye, abantu baragutuka. Burya abantu bakubonye ni kwa kundi nyine ngo umudugudu uri ku musozi ngo ntago ubasha kwihishira. Iyo udahuye n'abagutuka uhura n'abakwanga, uhura n'abagucira urubanza, uhura n'abakwifuriza ibibi, uhura n'abakwifuriza gupfa, uhura n'abakwifuriza gupfakara, uhura n'abakwifuriza ibintu byinshi, ariko Yesu ari kumwe nawe. Haleluya. Uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo umwami wacu ari kumwe nawe. Umuririmbyi aravuga ati, nabonye umukunzi mwiza, byose agize gute? Arabishoboye, ngo ajya ndinda akaga kose. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ngo umuyaga uba mwinshi. Umuyaga umaze kuba mwinshi, abigishwa ngo bagira ubwoba, ndetse ngo ubwato bwabo bwatangiye no kurengerwa. Mwene data ndagira ngo nkubaze, ese nawe hari igihe kike kigera ukumva uri kurengerwa? Yesu we, tujya turengerwa n'ibintu byinshi cyane, tukabona biraturengeye. Ndetse n'urugero, ejo bundi muri corona abantu bavuyemo harimo kurengerwa guteye ubwoba. Abenshi twumvaga isi tuguyeho. Bamwe baravuga ngo reka ngo tugure imiceri, abandi baregeranya dufaranga ngo ni muhahire, ngo abakecuru ngo imifuka, ngo ibishyimbo, ngo ibintu bigiye kuzabura, ngo ni muhahe. Imana ishimwe kuko yatugiriye neza. Njyewe ndi muri Amerika umwaka ushize nk'iki gihe, narose imvura nyinshi, mbonera inyagira igihugu cyose, inyagira natwe ubwacu, ingwira nyagira abantu, igira no mu nzi wacu. Noneho nkabona ngo turi kunyagirwa, tubura ahantu twugama, tubura naho twugamisha abana, kuko imvura yaratoboraga ukagira ngo inzu nta n'amabati arimo, igera noneho no mu buriri n'ahantu hose ngo turahagarara turebera gutya. Ngira abantu bari mu Rwanda ndababwira niko ndose imvura nyinshi cyane tunyagira, kandi nkabona iri kunyagira igihugu cyose, ariko nkabona twanyagiwe cyane iwacu mu rugo. Bimeze gute? Ndavuga ni ibibazo tugiye guhura nabyo, buriya ni intambara. Ndabirota icyumweru kimwe, maze kubirota bintera ubwoba. Mpamagara umugabo, nari nagiye kubyara icyo gihe. Mpamagara umugabo ko ndose ibi bintu, ndabimwandikira, ndabimubwira, mbibwira abo twari turi kumwe, bati iyo mvura si ubwo n'ibiki, bati buriya n'ibigeragezo bigiye kuza iwanyu, mugiye kunyagirwa mu kubitwe tu. Ngira ubwoba bwinshi cyane. Haciye ibyumweru 2 ndongera ndota imvura, nabona rota irazira nyagira mo ninyagiye, iraguye ariko imara kanya gatoya. Ndongera mbibwira abantu. Ejo bundi corona ije, nibwo nabwiye abantu, njyewe
Imana yari yanyeretse imvura inyagira abantu, mbona abana baje mu rugo, noneho nta n'ushobora kujya ku ishuri, ntidushobora no gusohoka, nta n'uva mu gipangu. Yewe kuva mu gipangu byari ikibazo. Ndavuga ni iyi ni ya mvura inyagiye hamwe umuntu wese adashobora kuyugama, yewe habe na perezida, habe na wa mu miliyoneri ukomeye, habe n'abandi bose imvura yabagezeho. Nabonye wa mugore ufite televiziyo ukomeye witwa Ellen ngiye kubona mbona nawe yicaye mu rugo iwe arimo arifotora udufoto, kuko isi yose yanyagiwe n'imvura itabasha kumvwa n'abantu cyangwa se ngo umuntu wese abe yayisobanukirwa, ariko no cyangwa babona ahantu yugama. Rero dusomye hano muri iyi nyanja naho ngo abigishwa bageze ahantu mu bwato, ngo imvura iragwa, umuyaga urakubita. Haleluya! Uyu munsi nawe ushobora kuba uri kunyagirwa. Ese uri kunyagirwa ni ikintu ubukene, ni ubushomeri, ni iki? Sinamenye ikiri kukunyagira. Birashoboka ko waba uri kunyagirwa wenda se n'inzara, uri kunyagirwa nuko utabona ibyo ushaka, uri kunyagirwa n'ibintu bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana uyu mwanya rinjeho. Imana irakubwira ngo wowe uri kunyagirwa, Yesu ari mu bwato. Haleluya! Ubwato uryamyemo Yesu aburimo. Niba wizera Yesu, niba waramumenye, Yesu abirimo, Yesu ari mu bwato. Ushobora kuba unyagirwa nuko umwana wawe wapfuye cyangwa se utabyara, ariko Yesu ari kumwe nawe. Yesu ngo arababaza ati ku murongo wa 26, niki kibateye ubwoba? Mwaba afite kwizera gukemwe. Uyu mwanya ijambo ry'Imana rirakuvuga ngo niki kiguteye ubwoba wowe unkurikiye? Niki kinteye ubwoba njyewe? Haleluya! Imana ishimwe cyane. Niki kinteye ubwoba? Niki cyagutera ubwoba? Hoya twe guterwa ubwoba n'ibintu turi kubona, twe guterwa ubwoba n'ibihe turimo, ahubwo twizere Yesu Kristo inshuti yacu. Ngo maze arabyuka agira gutya ngo acyaha umuyaga, inyanja iratuza, ibintu byose biratuza. Yesu ashimwe. Nawe uyu munsi Yesu ari kukubwira ngo nyashya umuyaga. Turi ku munsi wa 3 dusenga Imana. Twatangiye iminsi 70 dusenga Imana, twatangiye iminsi 70 twiriza, cyangwa se n'abatabishoboye bakarya abonsa bagize guti twatangiye iminsi dusenga Imana, duhagarara imbere y'Imana tuvuga ngo Mana, iyi minsi tuje imbere yawe, tuje noneho kukwiyereka, ndakwinginze ngo usenge. Iminsi 40 nayo twari turimo tuyisoza, habanje 7 hakurikira ibindi 7. Tumaze gusenga twareye mu kwa 8 twe dusenga Imana, twabonaga ari ibintu byinshi bitugoye, twabonaga ari ibintu byinshi biteye agahinda, biteye ibibazo, biteye ingorane, ariko Yesu wacu agenda tugirira neza. Uko dusenze kimwe kikavaho, uko dusenze ikindi kikavaho, uko dusenze Yesu akagenda akora kimwe. N'uyu munsi hari ibindi bitugoye, njyewe ndi gusengera ibyanjye bingoye, nawe pfuka musengera ibyawe bikugoye, ariko ni gute uvuga ngo bangirikanyarira bagire gute? Waruzi yuko abantu benshi cyane ngo muri diaspora numva ngo amafaranga yabashizeho, ngo bari guha abantu ngo babasenyere, ngo hari ababo bahawe amadolari 500, ngo shuti yanjye ejo twize ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu akiza abantu bigendanye nuko wizeye. Haleluya! Yesu akiza abantu bigendanye nuko umwizeye. Yesu akiza umuntu bitewe nuko uri kumwizera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Turashoje rero ijambo ry'uyu mwanya. Reka uyu mwanya nongere nkubwire ngo nabonye umukunzi mwiza, kandi nawe uba ufite umukunzi mwiza. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Twongere dusenga Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ko utwumvise kandi kuganiriye natwe. Hari inyanja z'ibibazo bitandukanye turimo, ariko turagusabye kugira ngo turishe umuyaga wose, utugirire neza mu izina rya Yesu. Amena.